Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, tuguhaye ikaze. Kuri uyu munsi turi mu karere ka Rusizi aho tugiye kuganira ku bworozi bw'amafi. Ndabizi ifi ni ikintu gikundwa n'abantu benshi. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku bworozi bw'amafi, rero turareba neza uburyo bikorwa. Ese bukorwa bute? By'umwihariko ubworozi turi buganiraho ntago ari ubworozi bumenyerewe bw'abandi bukorerwa mu Kivu. Ni ubworozi bukorerwa mu cyo bita kaje. Abenshi mushobora kubyitiranya n'izina ryanjye ariko nge ni kajeje. Turakuganira ku bworozi bukorerwa muri kaje cyangwa mu cages. Ese cages ubundi ni iki? Ubworozi bukorwa bute? Ese bifite itandukaniro n'ubundi bworozi tuzi bwo mu Kivu cyangwa mu kiyaga ahantu hisanzuye? Ibyo byose n'ibindi bibazo ushobora kuba wibaza nibyo tugiye kuganira muri iki kiganiro. Ikiganiro nakubwira ngo ni Tera Intambwe Muhinzi, ariko kuri uyu munsi twahinduye gato ni Tera Intambwe Mworozi. Wowe icyo usabwa ni uko utava imbere ya televiziyo yawe. Tuguhaye ikaze. Kugira tugire ubworozi nk'ubu ngubu, icyambere nuko tuba dufite ibikoresho. Famu ibigomba kuba ifite ibikoresho. Ibikoresho biba bisabwa harimo nk'ibingibi by'imipira nyine mubona aha ngaha, n'iyi mirago iri aha ngaha, amato mwayabonye, ibyo byose bigomba kuba bihari mu rwego rwo korora amafi. Hanyuma se tumenyere ubworozi bw'amafi, ubworozi busanzwe bororera mu kiyaga bisanzwe batarinze gukoresha izi cages. Itandukaniro ni irihe? Impamvu ya cage ni iyihe? Kuki ngewe nakoresha cage sinkoreshe ikivu kandi ariho cyangwa ikiyaga muri rusange, kandi ariho umuntu ashobora kuvuga ati nabona n'umusaruro ku buryo bwiza? Urabona natwe gutya dukoresha kino kiyaga cya Kivu, ariko ufashe aya mafi ukayashyira hano muri iki kiyaga ntabwo wazabona ahantu ujya gusarurira, ntabwo wahabona. Niyo mpamvu twebwe twubaka ibi bintu tugashyiramo n'imiraga mubona aha ngaha mu rwego rwo kugira ngo twebwe tujye tubona ahantu nyine tuza gusarura, kuko kuroba gutya urabona zasandara ahantu hose, zasandara ahantu hose. Ubwo twaba tubaye abarobyi nk'abandi baroba hano hose, ntabwo twaba tubaye famu, twaba tubaye nk'abarobyi basanzwe aha ngaha. Niyo mpamvu twebwe twubaka cages kugira dushyiremo bya bintu, ya mafi tuzaze no gusarura muri za cage. Cage ubundi yuzuye ibigizwe n'iki? Cage yuzuye ibigizwe n'imipira. Imipira ngo ni ibingibi n'aya matiyo muri kubona yose aya ngaya, bigizwe n'iyi miraga mubona. Gutyo cage iba yuzuye ku buryo wazana amafi yawe ugashyiramo. Iyo imaze kuzura ni iki gikurikiraho? Iyo imaze kuzura dushyiramo amafi, nta kindi kindi. Amafi mushyiramo ni amafi bwoko ki? Ni yandi mukuye mu Kivu mukaza mukayashyiramo cyangwa mufite undi mwihariko? Twebwe dufite umwihariko kubera ko twe dufite ahantu dufite amafi abyara utundi dufi. Twebwe turabyaza amafi, turaturaga nyine tukabyaza amafi. Noneho dufite ahantu ibyo bintu bibera byose, ni mu kibaya cya Bugarama. Noneho ibyo ngibyo byarangira byo kubyaza amafi, hari aho tuyororera, yamara kugira igarama rimwe tukayavanayo tukayazana. Hari n'izindi cage ziriya ntoya ziri hariya hirya, nazo iyo tumaze kuhageza ayo mafi tuzishyiramo, noneho tukajya tugenda tuzimura dukurikije ukuntu zimaze kungana, dukurikije n'imiraga dufite. Cage imwe ishobora kujyamo nk'amafi angahe? Nta mubare mushyiramo izo mushaka cyangwa bifite imibare runaka udashobora kurenza? Nk'izi ngizi nini dushyiramo ibihumbi 33 by'amafi, mu rwego rwo kugira ngo zirye neza, mu rwego rwo kugira ngo ntiziterane imihwa kumwe ziba ziri kurya. Mbega dushyiramo ibihumbi 33 niho zibamo neza nta kibazo. Ubwo rero yamaze kugeramo ikeneye kubaho. Kubaho ni ukurya. Kubaho ni ukurya. Muyigaburira mute? Muyigaburira iki? Tuyigaburira ibiryo. Tuyigaburira ibi biryo, ni ibiryo biba bikoze mu bigori n'izindi njanga. Ibyo biryo tuzigaburira, kuko nk'uko mubivuze kubaho ni ukurya. Turazigaburira, twamara kuzigaburira duhera mu gitondo saa 12 tuba tugeze hariya mu kazi. Twamara kugera mu kazi tugapakira ibiryo tukazana aha ngaha, saa 12 n'igice, saa 1 baba batangiye kuzigaburira. Twebwe ukuntu tugaburira amafi, tuzigaburira bitandukanye bitewe n'ibiryo zirya, ikindi bitewe n'uko zingana, kandi nazo
nazo ni nk'umuntu umuntu ararya ntahage, hari igihe umuntu arya ntahage, nazo iyo ziriye zigahaga uhita ubibona. Ubibwirwa n'iki? urabibona kuko hari igihe zirya, iyo turi gushyiramo ibiryo ziraza zikarya, zigasimbuka zikarya, noneho zamara guhaga ushyiramo ibiryo ukabona ntabwo zije. Nta miti mukoresha kuzitaho kugira ngo zikomeze kumera neza, gukura neza, zitagira n'ubwo burwayi? Nta miti mukoresha? nta miti nabona ntayo kabisa. Hari ikibazo abantu benshi bajya bibaza, cyane cyane ku matungo yororwa, inkoko, iki, yakumva ngo igaburirwa ibiryo byo mu nganda, avuga ati ni za zindi bazana iminsi ingahe zigakurira iminsi 15 zikajya ku isoko, nta mwimerere zifite cyangwa bwa buryohe. Ibyo bivugaho iki tujyanishije n'ubworozi bw'amafi? Murakoze ku icyo kibazo, nanjye ndacyumva, ariko twebwe ibintu dukora ni ibintu bigaragara. Izi fi hariya hirya hari aho hari amafi azibyara. Umuntu wese wagira n'icyo kibazo wenda akaba yavuga ngo n'aha ngaha birashoboka, yareba, nta kibazo umuntu yamusobanurira. Hariya hari aho dufite izo fi zibyara, hari n'ahantu tuzibyariza. Izo fi ku buryo zibyara ukazibona, ni ibintu bigaragara. Twebwe uburyo dukoresha, iyo tugeze hano tuje kuroba, turahambura zino file, iyo hejuru, twamara kuyihambura tugakuramo na kariya gafidi bari kari kagarura ibiryo kugira ntibijye hanze. Twamara kugakuramo tukagashyira inyuma, twamara kugashyira inyuma, twari dufite umuraga wabigenewe wo kurobamo hano. Turawufite wo kurobamo hano, ni urushundura turobeshamo hano mu rwego rwo gufata amafi bitewe n'ingano twebwe dukeneye kwanza gushyira mu bwato. Turagafite niko dukoresha. Iyi keji ubundi ifite uburebure bungana iki? Izi kaje zino dusaruramo zifite diameter 12. Izi ngizi zifite diameter ya 12, hano hejuru, hasi ni metero 7 kujya hasi ni metero 7. Ya famu yatangiye ryari? Yatangiye 2017. Yego. Itangirira hano cyangwa ifite ahandi yatangiriye? Ahubwo hano yatangiriye mu Bujumbura. Na makaji bari bafite amazine gusa yo korora, amini zo kubyaza gusa. Kubera insecurity iri hariya, bose bafata umwanzuro wo kujya gukorera mu Rwanda. 2017 mwatangiranye keji zingahe? Twatangiye na koperative yari turi hafi hano, bari bafite amakeji amatoya 4. Tutangira nabo tukora research, tureba uburyo amazi ya Kivu cyangwa izatufasha neza tworora amafi muri makaji. Noneho twarangiza research, anyuma y'amezi 2 tubona process itangira neza, niyo mwanzuro twafashe tuzana amakaji manini. Ubu mufite kaji zingahe? Dufite kaji 35. 35. Yego. Ubu bihagaze bite ukurikije mwatangiye mukora ubushakashatsi, ubu bihagaze bite? Ahubwo ibintu byose twarabonye bizakora neza, ni impamvu twabihagazeho cyane. Twatangira uko dufite system 2 dukoresha. Dufite pre-production, dufite na production. Pre-production tukura amafi mu makaji amatoya ya juvenile, tuhita tubishyira muri pre-production, ke turangiza dushyira muri production. Ibi byose turabikoze turebe tubone results nziza. Yego. Kuba itandukaniro rihari hagati yo kuba abana b'amafi mubabonera hano mu Rwanda, baboneka hano mu Rwanda. Yego. Mwatangiranye nabo cyangwa mbere mwabakuraga hanze? Mbere twakuranga hanze, twabonye biri cost ntabwo imeze neza, biratuhenda kubikura hanze. Ni impamvu twafashe umwanzuro tubikorere hano mu Rwanda. Ibintu byose turi kubikorera mu Rwanda. Yego. Mumaze kuhagera mufashe umwanzuro kuba mwabikora hano mu Rwanda, mwasanze abaturage ba hano hasanzwe hakorerwa uburobyi n'ubundi, babyakiriye gute? Mbere ntabwo bari bazi impamvu turi kubikora hano, ahubwo igihe cyageze babona ko ari umusaruro. None cyafasha abaturage no kubahereza akazi. Tufite conversation nziza n'aba abaturage, none ibintu byose babona nti turi kugenda imbere.
watubwiye ko mfite cages 35. Yego. 35 mushobora gukora umusaruro ngana. Tufite target tukora buri kwezi. Nago keje 35 nago tuzifata rimwe. Dufite target ya buri kwezi tugomba kuroba itoni hagati ya 50 ku 70 toni ku kwezi. Yo ku kwezi. Toni umwe ifite ibiro 1000. So umuntu azakora imibare aho. Yego. Ahubwo bintu byose tureba kuri market. Tubona ku isoko ni mpamvu to increasing the production. Tubona umusaruro bitewe nuko isoko ribasa. Yego. Isoko rihagaze gute? No kubera pandemic yabaye ibihugu byose ibintu byabaye hansi gato. Ahubwo tushimiye Imana bizagaruka. Tukomeza kucuruza ahubwo nago tukucuruza cyane kubera pandemic. Ni mpamvu bona turi gukora yanda makaji turi gushaka production ebe hejuru cyane. Abakunzi ba televiziyo y'u Rwanda by'umwihariko mwe twakomeje kubana mu kiganiro Tera Intambwe Muhinzi. Kuri uyu munsi twaganiriye ku bworozi bw'amafi. Twavuye ku kiyaga, aha tugeze ni mu Bugarama. By'umwihariko aho bita hacari. Hacari ni ituragiro ry'amafi. Cyangwa aho babonera abana b'amafi kugira ngo babone uko baborora neza cyangwa amafi yororoka neza. Nkuko mubibona hano hari ibidendezi cyangwa aho amazi akusanyirizwa. Aha niho iyo process yose yo kugira ngo batunganye amafi cyangwa abana b'amafi kugira ngo babone kujya kororwa ku buryo bwizewe. Naha ngaha bikorerwa. Tujye kuganira rero n'umukozi uhashinzwe adusobanuriye neza bikorwa bite. Ibidendezi tubona benshi bashobora kwitiranya na piscine, ntago ari piscine. Ni turagiro cyangwa bita hacari mu ndimi z'amahanga. Icyo usabwa ntuve imbere ya televiziyo yawe. Turacyari mu kiganiro Tera Intambwe Muhinzi ariko kuri uyu munsi turi kuganira ubworozi bw'amafi ngo ni Tera Intambwe Mworozi. Hano ni Bugarama by'umwihariko akaba ari muri hacari cyangwa ituragiro sinzi niba ari bwo buryo bukoreshwa. Ubundi hacari ni iki? Hacari mu bworozi bw'amafi hacari ni ahantu hari amafi manini y'ibigabo n'ibigore. Ayo mafi manini akaba ariyo atanga umusaruro w'andi mafi yandi mubona tuproduce ku masoko. None turagira ngo dusobanurire hano twahabonye niba twabyita ibidendezi bitandukanye uratubwira icyo bikora udusobanurire nk'umuntu utabizi utumara amatsiko. Nkuko mubibona hari ibyuzi nkuko hari bivuze ni ibidendezi kuko ni amazi aba ari ahantu hamwe ntago ari amazi asuma cyangwa iki. Ni amazi ari ahantu hamwe ni ibyuzi muri rusange munako mu by'ukuri. Ibyo byuzi rero icyo bimaze harimo ayo mafi abyara akavamo utwo twana tw'amafi twitwa swim up mu rurimi rw'amahanga. Utwo twana rero niko twimurirwa kuri iyo site yindi dufite ku Muganza. Nyuma y'amezi 2 tukaba nabwo turatwimura. Iyo tugeze aho ku Muganza niho dushobora kwimura tukatujyana mu makaje yacu dufite imuhari cyangwa tukaba twatugurisha n'abandi bakiriya nabo bashaka korora. Twagiye tubona ukuntu bitandukanye. Ubundi hano muhaza niki? Muhazana amafi ameza ate yayandabyara hano ku bwa mbere ubundi hakorerwa iki? Ni ukuvuga ngo aha ntago tuhazana ahubwo ni inkomoko niko nakubwira. Twe tuhafite ni ngo haje rimwe amafi abyara. Ayo mafi abyara rero ahubwo urumva tuhakura utwo twana tw'amafi akaba ariko tugenda tukajya kororerwa hanze. Bikorwa bite rero? Uko bikorwa nk'uko mubibona ibi byuzi ni ukuvuga ngo amafi nyuma y'ibyumweru 3 amafi aba agomba kuba yabyaye. Niho dutangira nyuma y'iminsi 10 niho dutangira gucekinga bona zitakiri kurya neza. Bivuga ko icyo gihe izo fi ziba zifite amagi mu kanwa. Noneho nyuma y'iminsi y'ibyumweru 3 ubwo ni iminsi 17 18 niho ureba muri hapa ni utu tuntu amafi aba arimo utu tuntu tw'utuyungiriro niho turebamo ugatangira kubona uko twana tw'amafi. Hano kamwe gashobora kujyamo amafangahe ushobora gushyiramo amafanga niki? Mu by'ukuri akayunguruzo kamwe kuko aya mafi ukuntu yororwa ni ibintu biba biri kuri standard runaka. Ngo akayunguruzo kamwe kaba karimo amafi 250. Ngo ibigore 200 n'ibigabo 50. Umubare ngo ntidushobora kurenza uwo mubare. Iyo muyimuye tubwiye ko harimo amafi y'ibigore n'ibigabo. Nabyo murabyimura cyangwa mujyana abana gusa? Byo ntago tubyimura urumva nyine nituragero. Ni ukuvuga ngo iyo tugiye gufata utwo twana tubikusanyiriza ahantu hamwe. Ayo mafi turagenda tukakusanyiriza ahantu hamwe. Twamara kuyakusanyiriza hamwe
tugakuramo twa twana dushoboye twose tudukuramo twose nta na kamwe kagomba gusigaramo. ababyeyi bawe n'uko nabita barasigaramo bo basigaramo noneho bamara gusigaramo, ariko gusigaramo ntabwo bapfa gusigaramo gusa kuko turacekinga tukareba nimba nta mubyeyi nimba ariko nabyita ifi y'ingore nimba nta ifite amagi mu kanwa. Tugacekinga iyo dusanze ifite amagi mu kanwa n'ubundi turayiyaka. Buri fi yose turacekinga, kandi uko ducekinga ukareba ukavuga ati iyi ni ikigabo, iki ni ikigore, iki ni ikigabo, iki ni ikigore. Mubibwirwa n'iki? Ni ukuvuga ngo ifi y'ikigabo akenshi iba ifite imiterere yayo, ariko tukareba no ku bitsina byayo ntabwo hari igira, ariko ureba no ku gitsina cyayo ukamenya ko ari ikigabo cyangwa ari ikigore. Ifi y'ikigabo karagiteri yayo ya mbere ni uko aba ari ifi nini, ari big nyine, ari igisore. Iyo ikigore nayo kubera gukora buri munsi, ikora ihangayika, urumva iyo byonye icyo gikora cyane, kuko urumva iyo deja gifite amagi mu kanwa iyo minsi yose kiyafitemo ntabwo gishobora kurya. Hanyuma kugira ngo tumenye ko habaho kubona abo bana nyine uburyo bwo kororoka, dukeneye, birazwi neza ko habaho icyo nakwita process cyangwa inzira bicamo. Zororoka zite kugira ngo ayo magi aboneke, ifi ziboneke b'abana bihe? Ifi zo ukuntu zororoka, ni ukuvuga ngo ikigore kiba gifite amagi mu nda, murabizi, noneho kikayatera kikayashyira mu kanwa. Iyo kimaze kuyashyira mu kanwa gihura n'ikigabo. Iyo gihuye n'ikigabo ya magi kirayafata kikayashyira hasi, ikigabo kikamenaho intanga zacyo. Iyo kimaze kumenaho intanga zacyo, cya kigore kirongera kigasubirana ya magi yacyo kikayararira, kikayashyira hanze, ikigabo kikanyanyagizaho intanga, ikigore kikongera kigafata ya magi yacyo kikayasubirana, cyamara kuyasubirana kikayararira mu kanwa kugeza kiyaturaze. Hanyuma hano tumenyereye ko hashobora kubaho uburwayi, urabona ni ahantu hafunguye, hashobora kuzamo udusimba, nta byonyi bibamo hano muri hacari cyangwa uburwayi bundi? Kugeza kuri uyu munota nta burwayi nayo nabona, usibye ko hari igihe zikomeretsanya ugasanga zarakomeretsanyije, ariko nta bundi burwayi twari twagira. Urabona ko mbega tuhitaho cyane buri munsi, kandi tunacekinga niba nta burwayi bushobora kuza. Itandukaniro riri hagati y'aya ngaya yaciye muri hacari cyangwa yaturazwe nayo dusanzwe tuzi mu biyaga cyangwa mu mazi ni iri? Itandukaniro nuko itandukaniro nuko wenda simbizi, ariko murabizi umusaruro w'amafi akenshi ukunda kubura. Urumva amafi yo mu biyaga cyangwa mu nzuzi nk'ubu nka Rusizi kuyibona n'itombora, ariko urabona ibi byuzi gutya, uyu mushinga ukuntu umeze, iyi projet, urabona ko bituma umusaruro w'amafi uboneka mwinshi cyane, urumva kurusha uko mu biyaga uboneka. Mu biyaga nk'ubu nk'urugero hano muri Rusizi ku munsi hashobora kwira haciyemo nk'abantu barenga 100 bari kugenda baroba utwana urumva, ariko twebwe hano ni nko guhinga ugasarura imyaka yeze. Kureba neza uburyo abana b'amafi baturagwa, twabonye ko bitabwaho n'uburyo bakurikiranwa umunsi ku munsi, ariko twabonye ko kandi kuva kuri kiriya cyiciro hari ikindi cyiciro bajyamo. Twabonye ko umwana ava hariya afite byibuze miligarama imwe, ubwo ndavuga umwana w'ifi. Iyo avuye hariya rero igikurikiraho azanwa hano havanwa igihe kingana iki? Iyo process hano se ikorwa gute? Umwana hano w'ifi yitabwa hate, bagaburirwa bate? Ibyo byose nibyo tugiye kuganirira hamwe kugira ngo dukomeze gusobanukirwa uburyo bwiza bwo guturaga abana b'amafi bikorewe hano iwacu mu Rwanda. Iyo ifi igeze hano, twabonye ko igera hano ifite miligarama imwe, muyirekura igeze ku kigero kingana iki? Normalement ifi tuzivana bugarama zifite 0.014 cyangwa se 0.014 grama, tukazikuza mu gihe cy'amezi 2 zikava hano zifite 1 grama. Igarama rimwe. Kugira ngo ive kuri miligarama imwe igende igere ku igarama rimwe, bisaba iki? Ni processes ndende, habamo kuzitaho, kuzigaburira neza,
hari igihe kigera tukazitandukanya inini n'intoya, dukoresha ibikoresho bitandukanye, tukaba twazitandukanya, into zikajya ukwazo, then inini nazo zakuze nazo zikaza ukwazo, kugira ngo za zindi ntoya nazo zisobe zizifate. Iyo zikigera hano icyambere mukora ni iki? Ifi iyo zikigeramo hano, mbere yuko zihagera tuba twateguye aho zishyikira, turahasukura neza, tukoza amahapa cyangwa se biriya byumba ziba zirimo, twarangiza bakazizana tukazishyiramo, urumva ko baba bameze neza, tugatangira kuzigaburira. Kuzigaburira hano bikorwa bite? Muzigaburira ibiryo bite? Tuzigaburira ibiryo biri concentré, tuzigaburira amarani 5 cyangwa se inshuro 5. Tugaburira ifi guhera saa 3, buri nyuma y'isaha imwe n'igice tujyamo dushyiramo rani kuri grama bijyanye n'ingano igezeho, kuko uko kaje kari gatoya ntago yo hakamaze ukwezi kaba kakirya ibiryo bimwe, bijyanye nuko zigenda zikura, zigenda zigaburirwa ibiryo bitandukanye, ariko bikiri bya bindi gusa quantité iriyongera. Ifi hano zishobora kwamara igihe kingana iki? Ifi hano zihamara zitaweho neza cyane ni amezi 2. Amezi 2? Kuba ifi yororerwa hano ni Rusizi muri Bugarama, nongeye naza kugura abana b'amafi nkajya kubororera mu Burasirazuba, Muhazi cyangwa ahandi, guhinduranya ikirere, guhinduranya ibiryo zishobora kuba zirya, ntabwo bishobora kugira ingaruka ku ifi? Ubuziranenge bw'ifi? Nta buziranenge buba buhari, kuko klima ziba zisa naho zenda kuba zimwe, kabone nubwo zaba zitandukanye, ariko nyirizina hano tuzitaho buryo ki condition climatique cyangwa se ikirere icyo ari cyo cyose yageramo yabasha kukirokoka cyangwa se ikabaho. Bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda, by'umwihariko bakunzi b'iki kiganiro twakomeje kubana, nk'uko mwabibonye mu kiganiro kuva dutangira, badusobanuriye ko amafi yororerwa muri cages cyangwa muri cage agaburirwa. Aha ngaha mubona akaba ari stock y'ibiribwa cyangwa ibiryo by'amafi. Tujya kuganira rero n'umwe mu bakozi bashinzwe stock cyangwa bashinzwe ububiko kugira ngo adusobanurire neza ububiko, ubwoko bw'ibiryo burimo n'itandukaniro ryabwo. Icyo tugusaba, wowe nuva imbere ya televiziyo yawe, dukomeze tubane. Ni ukuvuga ngo ibyo tugaburira amafi hano biratandukanye. Hari ubwoko bw'amafi twita LFR. LFR ni bya biryo bimeze nk'ifu. Noneho hano hari ibyo bita big crumble mu bwoko bw'ama LFR, hari small crumble, hari byo byibi tubona, hakaba na fry feed LFR. Fry feed tuzigaburira amafi akiri mato tutarakura. Noneho izi za small crumble tuzigaburira amafi tumaze gukora stockage mu makaje, amafi nyine matoya cyane. Noneho uko agenda akura tukayagaburira aya big. Iyi ni stock y'ibiryo by'amafi makuru. Amafi ageze nayo twakoreshaga tugaburira amafi hari. Aha ngaha mwabibonye ni mu bwoko bw'intete, niko ibiryo bigiye bikoze. Urabona urugero, ibi ngibi ni ibiryo, izi bazita 2 mm Novatec. Mukunzi wa televiziyo y'u Rwanda, by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, kuri uyu munsi ya Tera Intambwe Mworozi, ko twaganiye ku buryo bwiza bwo guturaga amafi. Twabonye ko amafi asigaye aturagirwa hano mu Rwanda, twe tumenyereye ko amenshi tuyatumiza hanze, kuri ubu ngubu bikorerwa hano mu Rwanda. Ubwo nkumaze n'impungenge wari ufite icyo cyifuzo cyo kuba wakorora amafi. Twabonye uburyo yitabwaho kuva ku munsi wa mbere kugeza ku gihe ageze igihe cyo kuba yageza igihe cyo kororwa, cyane cyane kuri babandi bororera muri za Kareremba cyangwa cages. Bizanashidikanya ko amatsiko wari ufite uyu munsi yashize. Nibyo twaganiriyeho, twari turi mu karere ka Rusizi mu kibaya cya Bugarama. Naho ubutaha komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo y'u Rwanda. Bye bye.